ngakagakiza no kubona ijuru kiri mu isi ukaba mu isi uzi neza kuzajya mu ijuru bitavuye ku buhamya bwa nyuma n'umuntu bavuga ngo wajya gupfa ngo ninde bavuga nge inama takira ngo inama cyo inda no kubeshya ibyo ntibyakujyana mu ijuru ijuru riheshwa no kwizera icyo Yesu yakoze ukaba mu isi uzi neza ko urifite ibyo nibyo byiringiro bidakoza isoni singuhamagarira kuyoboka irindi dini n'iryo wari urimo ntacyo ryari rimaze sinakubwira ngo jya mu rindi ndaguhamagarira kwizera Yesu icyo Yesu yakoze gusa icyo cyonyine uri wawe mu rugo ukaba uzajya mu ijuru uri mu isoko ucuruza ukaba uzajya mu ijuru uri muri ofisi mu kazi ukaba uzajya mu ijuru uri mu modoka ugenda ukaba uzi kuzajya mu ijuru uryamye ukaba uzi kuzajya mu ijuru uri mu ndege ugenda ukaba uzi ngo nzajya mu ijuru uri ku ishuri wiga ukaba uzi ngo nzajya mu ijuru uri mu murimo uhinga ukaba uzi ngo nzajya mu ijuru ntabwo bisaba idini Yesu ntabwo yaje kudushingira amadini ahubwo Yesu yaje gupfa atanga ubugingo bwe kugira ngo acungure ubugingo bwa benshi nawe ubwawe burimo izere Yesu wigire mu ijuru ndashaka kuvuga rero ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo niwe uzakiza abantu b'ibyaha byabo kumwizera mwibanga rimwe gusa ni ukumenya ngo ibyaha byawe byabazwe kuri Yesu arabihanirwa iyo ubyemeye mu mutima gutungana kwa Yesu kukubarwaho akaba ariko kuzakwinjiza mu ijuru binasobanuke neza iyo turi kuvuga ngo turabe ntabwo ari idini ry'abera ntabwo ari ishyirahamwe ry'abera ahubwo ni abantu bari mu isi yose ari Imana yishuriye aho bari hose mu moko yose mu ndimi zose no mu miryango yose umuntu wese wabimenye akizera ibyo yakoze ku musaraba ahabwa gutungana kwa Yesu kwera kwa Yesu kukakubarwaho ukaba umwere imbere y'Imana